Yes, bakunzi ba Codiraba TV show ngiye kubasuhuza. Njye nitwa Confiance ndagarutse ngo tubagezeho byinshi cyane biri kuvugwa mu myidagaduro hano mu Rwanda. Bamukuriye kumenya byinshi cyane bivugwa. Ndakuvuga ngo kora subscribe bane natwe dukurikire. Icyo tuje kuvuga nta kindi, tuje kugaruka ku rubanza rwa Prince Kid cyangwa se Ishimwe Dieudonné, biri gutuzi nk'umuyobozi uyoboye igihe kinini cyane Rwanda Inspiration Backup. Ingiyi ikaba yari kampani itegura kandi ikanashyira mu bikorwa amarushanwa y'ubwiza yanga tuzi nka Miss Rwanda. Ngira ngo Ishimwe Dieudonné yaramaze amezi agera muri 4 afunzwe by'agateganyo mbere y'uko aza kuburanishwa mu mizi ku bijyanye n'ibyaha yagiye akurikiranwaho yagiye akorera bamwe mu bakobwa bagendaga bitabira irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda mu myaka yagiye itandukanye. Bumvikana mu kwezi kwa gatandatu nibwo ikirego cyagejejwe imbere y'urukiko. Biba ngombwa ko abari mu rukiko kino gihe cyose mbere y'uko aza kuza kuba aburana mu mizi. Prince Kid mu kugaruka havuzwe byinshi cyane na byinshi cyane byatunguye abantu benshi bibaza ukuntu urubanza ruteguye, bibaza ukuntu bimeze, bicanga abantu benshi. So itangazamakuru ndetse n'abandi muri rusange ni bamwe muri bari bageze aho ngaho ku rukiko ugomba kuburanira buzuye ku buryo bugaragara ari benshi, ariko ntago byabaye ngombwa ko babasha gukurikirana urwo rubanza. Ntago babasha gukurikirana urubanza kuko bamwe barabyiteze bigatungurana cyane. So twavuga ko ari ikintu muri rusange kitagiye gishimisha buri umwe, ndetse na Prince Kid muri rusange we akivugira ko agira ati nibyo icyaha cyarabaye kandi byaravuzwe cyane, bivuga mu itangazamakuru ahantu hagiye hatandukanye hose abantu babasha kubikurikirana. Wenda kibaza bati bimeze bite, kubera iki batareka n'ubundi abo ngabo babashe kubyumva, babashe kubikurikirana nk'uko niba ari ugusebywa ndetse no kwandagazwa muri rusange byose byabaye ku karubanda. Ni gute no kuburana tutabibona bareka abantu ngo babikurikirane live bahibereye. So gusa ntawamenya impamvu wenda ibyo biri gukorwa, akaba we ari ubwo busabwe ariko yabitekerezaga byakwiye kuba bimeze, nubwo n'abenshi bari bagiye biteze kuba bakurikirana muri rusange iby'uru rubanza, ariko ntibizi gukunda cyane ko nawe ariko yabishakaga. Icyo twabwira kuri Prince Kid mu byaha agenda akurikiranwaho, ngira ngo hari umukobwa agiye ugarukaho kenshi mu bijyanye n'ifatwa n'ifungwa. Umwe mu bavuga ko bagiye gutanga ikirego harimo umukobwa witwa Akarizaho. Uyu nguyu bivugwa ko ngo yamuhaye urumogi ubwo yamusangaga iwe, ngo akabona ngo kuba ngo yamusambanya nyuma yo kumuha urumogi, ariko we yabitangazaga. So nyuma yaho bikaba ngo byaranyuwe ko Prince Kid bamupima abaganga bagasanga yaba urumogi ndetse n'inzoga muri rusange ari kimwe ari we ategeze afata atanakoresha ubusanzwe. Hanyuma agasobanura yiba abaza ati se ni gute yagiye guhereza uwo mukobwa urumogi kandi nawe ubwe atarunywa cyangwa se izo nzoga muri rusange nk'uko nyine mu kumutwe byagaragaye. Kandi bikanavugwa ko na nyuma y'uko uwo mukobwa atanga ikirego yakomeje kujya kwa Prince Kid akamusura. So urwango harimo ikibazo ukibaza umuntu yakoreze icyaha iki n'iki, ariko ubuzima urabona bukomeje. Byose ubona ko ari ibintu biri mu rujijo bikomeze gucangana benshi bibaza bati ese uyu mukobwa we yaragamije iki, byagenze gute? Ntabwo tuje kuvuga ko wenda Prince Kid yarekuwe n'iki, ariko birumvikana ko kuko ntawe uramenya icyo urukiko rwari rwanzura, cyane ko ari bo bonyine umucamanza ari ufite ijambo rya nyuma aho ku bijyanye n'aho Prince Kid agomba kuba yerekezwa muri rusange. Ariko twavuga gusa ntawamenya uko bigomba kugenda. Benshi batekerezaga bati se mu minsi ishize tubonye Ndimbati ataha ari kurwanya umuko nawe yari afite same case imeze nk'uko ati se Prince Kid we turaza kumubona asohoka. Twese ati nibyo turi kwibaza, ariko twavuga ko ibijyanye na Prince Kid byo wenda n'ibindi bityo ukaba hakiri kwibazwa ikigomba gukorwa, cyane ko ibijyanye n'urubanza ntabwo bageze batuma rubaho.
ruriho ku mugaragaro, ahubwo rwaba rwarashyizwe mu muhezo. Ntibishoboka ko buri wese abasha kurukurikirana, dore ko abenshi niko babishakaga na nyir'ubwite Prince Kid ariko yabishakaga. Tukaba tubari natwe kugira ngo tuzakomeze kubagezaho buri kimwe ku bijyanye n'imyanzuro igomba kumufatirwa. Gusa we nk'uko agaragara, we ubwo yageraga ku rukiko abantu babonaga ko bigaragara ko asa nk'uwamaze kwakira situwasiyo, yamaze kubyakira, ubona ko nta kibazo kirenze bifiteho, yamaze kubifata. Mbese ubona ko yakiriye ubuzima. Ikindi abantu bose bakaba nyine bakiri kwibaza bati ese ararekurwa biragenda gute? Kubera ko Diraba TV Show turari ngo twuze kugezaho byinshi cyane ku bijyanye n'iyi nkuru, cyane ni byinshi cyane kiri kwibazwa, ni byinshi cyane kivugwa hanze. Abantu batize arakatirwa, barataha, bimeze bite? Byatuwe gusa abana natwe ukurikirane inkuru tukugezaho umunsi ku munsi, turi aho biza kuba byerekeza. Nze ndi Confiance, kurikirana Kodi Diraba TV Show. Thanks.